Highbury hazahora ari mu rugo mu buryo bw'umwuka, ariko Emirates Stadium niyo hagiye kuranga ejo hazaza hacu. Keith Enderman. Iki kirangantego gishya kigiye kuba isoko y'ibyishimo mu gihe kizaza, ariko bitazakuraho amateka tumaranye imyaka 93 ku kirangantego twahoranye nyakwigendera Peter Hillwood. Dukomeje kubashimira inshuti bakunze ba Bat TV 29, niyo channel yonyine wasangaho ibyegeranyo byimbitse kandi bya sport. Dukomeje kubashimira kandi ku ruhare ndetse n'inkunga mukomeje kudutera, mukora subscribe, like ndetse abandi magasharinga inkuru zacu. Muri abagaciro ntago twabibagirwa. Kuri uyu munsi rero twahisemo kubaganirira kuri ikipe ya Arsenal. Ntabwo tubibugarukire ku mateka yayo yose nk'uko yakabaye, ahubwo ndagira ngo twigarukire ku buzima bwayo hagati y'umwaka w'1999 kugeza mu mwaka w'2006 ubwo bageraga kuri finale ya Champions League bakaza gutsindwa n'ikipe ya FC Barcelona ibitego 2-1. Ntuzabyibagirwe. Mu gihe kitageze ku myaka 10 ikipe ya Arsenal yakozemo ibikorwa byinshi by'intashyikirwa. Twavuga ko bisobanuye byinshi ku buzima bwayo muri iki gihe. Ushobora kwibaza impamvu ikipe ya Arsenal The Gunners nk'uko abakunzi bayo bakunze kuyita, ikirangantego cyayo ndetse n'imbunda yarebaga ibumoso baje kubyerekeza iburyo. Ibi ngibi bikaba byarabaye mu mwaka w'2002. Ushaka kwibaza kandi impamvu ikipe y'abarashi birondire bavuye kuri stade ya Highbury bakaza kwerekeza kuri stade ya Emirates kandi mu gihe gito cyane. Reka dore ku mpamvu yatumye ikipe ya Arsenal ihindura ikirangantego cyayo. Bari bamaranye imyaka igera kuri 93 yose. Ahagana mu mwaka w'2000 nibwo ikipe ya Arsenal yazanye igitekerezo cyo guhindura ikirangantego cyayo. Ushobora kwibaza uti ubundi ikirangantego cyari kimeze gute? Mu kirangantego cya kera hari mu bwoko bw'imbunda za kera navuga ari imbunda zishaje, kandi imbunda yarebaga ibumoso. Muri logo cyangwa se ikirangantego hakaba harimo amagambo y'ikilatini. Aya nayo akaba yaragombaga guhinduka. Inyuguti zazanise ijambo Arsenal zikaba zari mu nyuguti z'umuhondo kandi nazo zagombaga guhinduka. Bakaza ati niyo mpamvu yatumye bahindura iki kirangantego cyabo bari bamara imyaka 93 nkuko navuze hejuru. Peter Hillwood wari umuyobozi w'ikipe ya Arsenal muri icyo gihe, yungu akaba yaraje kwitaba Imana mu mwaka w'2018. Akaba yaratangaje ko impamvu yatumye bahindura ikirangantego cyabo byari ukugira ngo ikipe igendane n'igihe. Aha yagize ati cyari cyo gihe ngo duhindure bimwe mu bigize ikipe yacu. Turashaka kubaka Arsenal. Turashaka Arsenal y'ikipe ikomeye iyoboye Uburayi bwose ndetse n'isi muri rusange by'umwihariko mu mupira w'amaguru. Ibyo rero nitwabigiraho indangagaciro zacu zidahindutse kuko tubona zitajyanye n'igihe. Nyuma y'ibi Peter Hillwood yari amaze kuvuga, ako kanya ikiraka cyo guhindura ikirangantego cya Arsenal cyese cyagwa itsinda 20-20. Abanyabugeni ubuyobozi bwa Arsenal bwabemereye kuzakopera ikirangantego cyari gishaje bagakuramo ikirangantego gishya, ariko badakoze itandukaniro rihambaye. Iri tsinda 20-20 ryabasabye amezi agera ku 9 ngo imbunda yarebaga ibumoso baba bayerekeje iburyo. Ubwoko bw'imbunda nabwo babuhindure bashyiremo imbunda navuga ko ari imbunda zigezweho. Ikindi kandi amagambo yanditse mu kilatini bagomba kuba bayakuyeho. Iyo urebye ikirangantego cya cyane n'icy'ubungubu bitubona ko mu kirangantego cy'ubu nta magambo y'ikilatini yanditsemo. Iki kirangantego kimaze kurangira ubuyobozi bwahisemo kuzakirekana ku mukino wagombaga kubahuza n'ikipe ya Southampton, ariko kikazatangira gukoreshwa mu mwaka w'imikino wagombaga gukurikira. Warahagarariye itsinda 20-20 yakoze iki kirangantego Jimmy Thompson akabwiye BBC ko byabanje kubatera ubwoba kubera ikipe ibigwi yari ifite. Yagize ati ntago twimvisha kuntu abafana bazakira ikirangantego twe tumaze gukora kandi bafite icyo bari bamenyereye cyari kimaze imyaka irenga 90. Yakomeje avuga ko buriya abantu ikigorana ari ukwemera ikintu ariko kukimenyera twumva ko bigomba kuzabaho. Ngaho ngo ikirangantego mubona mu gatuza k'ikipe ya Arsenal aho cyavuye. Reka dukomereze ku mpamvu ikipe ya Arsenal yimutse ku kibuga cya Highbury ikerekeza Emirates Stadium mu gihe gito cyane. Ntuzabyibagirwe. Ubundi ikipe y'abarashi yatangiye ikinira ku kibuga cya Woolwich iza kwava yerekeza kuri Highbury. Izi mpinduka zikaba ari zimwe mu zatumye ikipe ya Arsenal imenyekana cyane. Mu kwezi kwa 11 mwaka w'1999 nibwo ikipe ya Arsenal yatangaje ko igomba kuzimuka kuri stade ya Highbury bakerekeza kuri stade nshyashya kandi bagomba kuzubaka. Ibi bikaba byarabaye umutoza Arsene Wenger amaze imyaka 3 atoje ikipe ya Arsenal.
Uyu mushinga waje gushyirwa ahagaragara mu mwaka wa 2002 maze gahunda zo kubaka zitangira muri Gashyantare 2004. Mu kwa 2004 nubwo iyi stade yari icyubakwa yaje kwita yitwa Emirates Stadium, bavuga ko iryo zina rizakoreshwa. Iyi stade yaje kuzura mu mwaka wa 2005. Umukino wa mbere wakiniwe kuri Emirates Stadium ni umukino wo gusezera kuri Dennis Bergkamp ku itariki 22 Nyakanga 2006. Ni imyubakire yagize vuba ukurikije igihe stade yakabaye yuzurira. Uwahoze ari managing director w'ikipe Arsenal kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2008, Kenneth Enderman, akaba yatangaje ko iyi stade bagiye kubaka izabera urufunguzo rwo kuyobora Uburayi bwose mu mupira w'amaguru. Yagize ati, impamvu twimukiye hano ni ukugira ngo twongere amafaranga twinjiza ku mikino, kandi ibi bizatuma tuba ikipe ikomeye i Burayi ndetse tunayobora Uburayi bwose mu mupira w'amaguru. Arsenal ikimara kwimukira Emirates Stadium, 50% by'amafaranga binjizaga byose byatangiye kuva kuri stade, mu gihe bakiri kuri Highbury Stadium 30% by'amafaranga binjizaga ariyo byaturukaga kuri na stade. Murumva ko amafaranga yaratangiye kuboneka ukurikije uko bari babigambiriye. Kuva Highbury byari iminuka nziza kuko bahise bunguka abantu bagera ku 51 bicara muri stade, ntuzabyibagirwe. Umugoroba w'ibyishimo ndetse n'amarira ku bakunzi b'ikipe Arsenal ubwo Arsenal yasezaga kuri Highbury Stadium. Byari ku mukino batsinzemo wigana ibitego 4-2. Umukino wabaye ku itariki 7 Gicurasi 2006. Muri uyu mukino umutoza Arsene Wenger akaba yari yakoresheje Diamond mu izamu, Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Kambo, Ashley Cole, aba bose bakaba bari muri defense. Alexander Hleb waje gusimburwa na Van Persie, Fabregas, Silva ndetse na Pires, aba bakaba bari mu kibuga mo hagati. Waje gusimburwa na Dennis Bergkamp ndetse na Thierry Henry, aba bose bakaba barashakaga ibitego. Igitego cya nyuma cyatsinzwe kuri Highbury cyabonetse ku minota 76 gitsinzwe na Thierry Henry wanatsinze ibitego bigera kuri 3 muri uwo mukino, nabyo ntuzabyibagirwe. Ngayo nguko ku ikipe ya Arsenal yaje kwimuka ku kibuga cya Highbury ikaza kwerekeza kuri Emirates Stadium. Ese turebye izi mpinduka ibyo zari zigamije, twakwibaza niba byaragezweho. Kuba ikipe ya Arsenal yayobora Uburayi mu mupira w'amaguru byaba byaragezweho. Kwinjiza amafaranga menshi ikaba mu makipe akize ku isi, ese ibyo byagezweho? Ndabizi wowe ubwawe wabisubiza uko ubyumva, niyo mpamvu nanjye ntari bukubwire ngo yego cyangwa hoya. Mwakoze cyane. Ni Ba TV 29, njye nitwa Ishimwe Olivier Ba. Ukora subscribe ni iby'agaciro kuri twe kuko bituma dukomeza kubana hafi kandi tubagezaho amakuru agezweho. Dukomeze kwirinda coronavirus, guma mu rugo kandi wambara agapfukamunwa. Niba hari ahantu ugiye kujya, karaba intoki kenshi kandi gashoboka. Umwanzi tuzamuhashya. Hasta la vista.